ukuvuga ngo inama karundura, inama rukokoma yo gukuraho Neva no kumwica rugeretse sheborezerererebo. Iyi nama niba iri kubera hano i Kigali, iyi nama niba iri kubera muri Kenya, iyi nama niba amaso yawe ari kuyibona, amatwi yawe akaba ari kubyumva, ikaba iri kubera mu Buganda. Icyo nzi cyo mu Burayi hari kuvayo amahera yo gufinansa. Icyo nzi cyo muri Amerika hari kuvayo amahera yo gufinansa. Mugabo biguma canke byorohe ndagomba kubona uwabambwe, biguma canke byorohe ndagomba kubona uwabambwe, ndagomba kubona uwabambwe witanze ku musaraba, ndagomba kwambara inkomezi bandanyura urugendo, biguma canke byoroha ndagomba. Ofete hari amakuru update y'ijuru uzaniye Sebarundi navuga ngo yazengurutswe, yagoswe, ingoma ye ntabwo iroka, byamujabutse sharezererererebo. Amakuru rero yihutirwa. Iyi nama harimo abantu bayizi ariko harimo n'abatayizi. Icyakora iby'umwuka byumvwa n'ab'umwuka, n'iby'umubiri nabyo bikumvwa n'ab'umubiri. Kama kawaida byama byashitse. Mugabo genda garuka hano, nubwo hari ibyo nakerura n'ibindi ntakerura, nkubwije ukuri mu minota isigaye, mu masegonda asigaye hagiye kwibonekeza umuperezida muri aka karere k'ibiyaga bigari, uhereye hano mu majyepfo y'u Rwanda, i Burundi nyine. Uyu muperezida niwe ugiye kwandikisha amateka ataherukaga. Koko izi mbonisi si zose, ariko muri bo harimo abantu bagiye gukora ibara, bagasaura, bakica, bakanyaga abantu, bagakubita abantu, bagasenya abantu. Donc seka bokeshezerererebo. Hano hantu uwanga gusenga, wowe uri kwanga gusenga, wowe wanga kumvira Imana, wowe wanga kwegera Imana, nukuri ntabwo uzi bigiye kuba. Nta makuru ufite. Ejo narakubwiye ngo nge mfite ubwoba. Yesu yaravuze ngo umutima urakunze ariko umubiri ufise intege nke. Niwitegereza, niwumviriza, nuza kureba, uraza nawe kumva ujugumiye, wumva uri kuvuga utari komana. Ibi bigiye kuba, ibyenda kuba ni ibiki? Nababwiye ngo akari mu nda akimbwa imize bakuza y'ubuhiri. Nababwiye ngo kandi rujya kwica imbwa ruyiziba amazuru. Buno Bibiliya ngo nuko Eliya ategereza Imana, mu muyaga arayibura, imituraga ari kubisa arayibura, n'ibindi by'urusaku ngo ariko mu ijwi rituje abona Imana. Hakiri induru, mugifite ubushobozi bwo kurwana, mukibyishoboreye, mukibibashije, ntabwo Imana mwari kuyibona. Ariko buno nagira ngo nkubwire ngo tura horemi, duza ibiganza horemi, kubera ko uwiguze abarundira abarundikazi, uwarimanukiye. Idarapo ry'u Burundi ararizamuye, igihugu agihesheje agaciro, igihugu agishubije iteka, igihugu agihaye umugisha w'iterambere. Teka boshezererererebo. Nakubwiye ngo inama karundura, inama rukokoma yo yateranye, ndabigarukaho. Yateranye kandi biriseriye, ntabwo ari ibintu ndi bukubwire ngo mbivuze ngo kubera ngo nge nkeneye views ya ndazifite. Oya, ibyo byose uru rwego niba Imana yarandugije kazamuka, abantu bakomeye tutaricarana n'ibandi, nabo mu Burayi no muri Amerika. Ariko hano muri Afrika nta muntu ndi kwifuza numve ngo turi bwicarane ngo mari nkeneye kuba umusitari nanjye nagenda muri izi mboga nkoranyambaga. Ubona imivugire yanjye hari utanyakira,
ariko Bibiliya ivuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Umuhanuzi ari hejuru ntabwo ari hasi, twebwe turi umutwe ntabwo turi umurizo. Bibiliya iravuga ngo nzababwira ibyenda kuba kandi nta kizaba nta bibi yakabanga. Hari ibanga dufite rero hano tugiye gusasanura, tukarivuga neza tukariganira. China Rwanda ribarikiwe hano. Haleluya. Hano dufite amakuru y'umwimerere y'umwihariko. Haleluya. Nukuvuga ngo ubwo bushobozi, ubu butware, izi mbaraga Imana yaraziduhaye inshuti yanjye. Hari aho twanyuze kugira ngo aya mavuta aze, hari ibyo twanyujijwemo, twarafunzwe, turakubitwa, turasonza, turambara, tubaheza, tubahabi, torero riratwemerera twanga, baraduhana. Ariko ibyo byose uko Bibiliya ivuga nuko ijambo ry'Imana ritubwira, riravuga ngo hahirwa abafite mu mitima yabo inzira nziza zigana Siyoni. Iyo bageze mu gikombe cyitwa banka bagihindura ahantu h'amasoko, ngo imvura nziza y'umugisha ikacyambikamo umugisha. Natwe rero mu marira Uburundi bumazemo igihe, mu bibazo Neva ataboneye igisubizo n'abandi baduha, sekana bokesheze. Hano hari abantu bafashe Uburundi, mu makuru ufite bafashe Uburundi, bamare gufata Uburundi babufata nk'ababufatiye i Babuloni. Burundi bwarashimuswe, Burundi bwaranyazwe, ntabwo igihugu kikiri igihugu. Buno igihugu tuye tukirebye mu iyerekwa no mu makuru ijuru ritanga, ntabwo kiri mu maboko y'Abarundi, kiri mu maboko y'umwanzi. Kuko itunga ryose riri mu maboko y'umwanzi, ubutabera buri mu maboko y'umwanzi. Bimwe bivuga ngo muca imanza zitabera biri mu maboko y'umwanzi, ubuvuzi buri mu maboko y'umwanzi. Donc ibyagatabaye b'Abarundi na bene Burundi, ibyo byose biri mu maboko y'Abaperesi n'Abamedi. Ariko hari ibyiringiro. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yanjye koko urabikwiriye. Abiringiye abato barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yanjye koko urabikwiriye. Habwa ikuzo Mana yanjye koko urabikwiriye. Abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yanjye koko urabikwiriye. Amarira n'akaga n'agahinda biri mu Barundi batari bugere i Kanani. Abahivi, Abaheti, abo bamaze gusohoka, bamaze gukurwamo, akaga, umubabaro, amarira no guhekenya amenyo bifite aba Barundi batari buhagera. Noneho abanyamugisha, abaragwa, abahiriwe n'Abarundi bari bube muri iyi Kanani. Koko kintu Imana irwaniye inshuti yanjye, ibintu bigiye gutwara ubuzima bw'abantu, ibintu bigiye gusambura, ibintu bituma amaraso aseseka. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu umuntu afata ishyamba, iyi ni telefone, ukagenda ufata telefone uku utema kumwe igiti ku ruhande hameraho ibindi biti, umuntu agenda akabitema hagase. No mu ikawa barombera n'urutoki bakagenda barukorera bagakuraho ibisambo. Mu Burundi babyita kombera cyangwa kwanganya cyangwa gutema amahagi cyangwa se ibisambo. Harahiriwe uza kuba umuragwa muri iyi ntumbero yo kugira ngo nawe ashike i Kanani. Ariya mabuye rwose aya yahishutse agaragaye kugira ngo neza
n'umudede uzahunga cyangwa uzakaruta cyangwa uzasimbuka, ariko muri ba bandi babi, kuko CNDD-FDD bose si babi, azaba afite amakuru ku Burundi iby'Imana yahavuze yabishohoje koko bufise amabuye. Biriya bintu iyo Neva atabigaragaza ngo abibona byereke na CNDD-FDD, bari kuzagira ngo n'Uburundi bwagiye kwiba muri Kongo cyangwa bwagiye kwiba muri Somalia cyangwa se bufite ahandi hantu buri gukura amahera mu Burayi. Jamais grand jamais igihugu cy'u Burundi ntabwo kiri mu bihugu byiba cyangwa se biziba, ahubwo ni igihugu cy'umugisha. Bino rero ndi kukubwira ntabwo ari akaza ari bigiye kuzaba. Rero nari nkiri kukubwira hari abagenerali, hari abakoroneri, hari abamajor, hari abakapiteni, hari abanyepolitiki, hari n'abasivili. Inama yateranye. Ariko rero ni byiza kujya mu mwuka, munyemerere mbanze senge tubandanye ubutumwa bwiza. Mwami Yesu ndagushimiye, uri giti k'inganzamarumbu risamba itarumba, uri ubwugamo bw'umugaru, niwe wavuze ibya mbere urabisohoza, ndetse ni nawe uri kuvuga ibya kabiri, kandi ni nawe uri kuvuga ibya nyuma, kandi nabyo twizeye ko ugiye kubisohoza. Dutangiye tunashoje, akanwa kanjye gaceceka kawe kavuge, amaboko yanjye uyazinga, ayawe arambukire gukora, kandi amatwi yanjye azibire kwiyumva, azibukire kumva ibyo umbwira nanjye mbitangaza. Kandi uru ruhanga urusigire igitinyiro n'igikundiro, ubona ntabonege ahubwo abone wowe. Hama umwigisha n'umwigishwa twuzurizwa imbere yawe. Ntangaje ubutumwa bwiza bwamamaza ubwami bwawe. Ozana, 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 ozana. Haleluya. Nukuvuga rero hano hari amayero menshi cyane ari kwisuka mu gutembagaza no mu guhirika Neva. Hari amadolari ari kwisuka, nukuvuga ngo arazengurutswe. Nkuko muzi muntu ugiye kurimbura igiti agenda cukura bakagihirika. Hano rero hari ukuzengurukwa, hari ukugotwa. Ntabwo ndi bubifatire kuri ibi biteye ubwoba. Nahoze numva abakongomani bari gutangaza mu nama yabereye i Goma, babikurikiye abanyamurenge. Uburundi, ingabo z'abarundi zahaye gasopo abanyamurenge zibasaba kwimuka muri kiriya gice cyo mu Minembwe, kubera harimo twigwaneho wa mutwe w'abanyamurenge. Nukuvuga ngo nyuma y'ibyo abanyamurenge nabo AFC M23 nayo nyine bihumiye ku mirari, nayo ihita itangazo rivuga ngo tugiye noneho natwe gusubiza ibitero, kandi tubisubizanye umujinya n'uburakare, twigwaneho cyangwa se duhangane cyangwa se turwane ukuri kwabo. Mpamye ko ari ibyo, ntabwo rero ari ibyo ndi gufatira, ariko nabyo biteye ubwoba. Nabyo biteye ubwoba. Impamvu biteye ubwoba, niba Uburundi buri guhungisha intwaro zikazi Bujumbura kugira ngo M23 itazifata, hajye ubundi muri kuzihungisha mwazirekeye aho, ahubwo mukazirashisha M23 murazihungisha habaye iki? Niba abarundi uduce tumwe na tumwe bari gusubira inyuma bakadutakaza, FARDC isanzwe idahari, isanzwe idashoboye, ese ibyo bintu byo ntabwo biteye ubwoba? Eske bamaze kuvuga ko nabera abantu bajyaga birirwa babeshya ngo AFC ngo iri Bujumbura muri negociation, ni kinyoma. Umuvugizi wayo yamaze gutangaza ko nta biganiro bigeze bagirana, kandi koko birumvikana koko nose baraganira n'abarundi iki. AFC iraganira na Kongo kuko ari abakongomani, naho abarundi n'abafatanya bikorwa. Nibyo rero harimo n'ababigarutseho banabimbazaho ngo ko naheruka kubahanarize, ko naheruka oya, nukuri Yesu yaravuze ngo mu nzira zirenga 1000 niho anyura agatabara. Ntabwo inzira zose zireberamo icyarimwe ngo bikunde, ariko niba uhagaze muri areti yo gutegereza Imana, ukaba uhagaze mu murongo wo kugira ngo ubone urwo rukundo cyangwa se ubwo buntu bukugereho,
uko byagenda kose muri za nzira zirenga 1000 harimo inzira imwe yo gutabara Burundi n'inzira imwe yo gutera Burundi, kandi bugahita bukorokera mu murongo no mu mugambi. Shitani bugagatwara ibye yabibye, uhoraho nawe agatwara ibye yabibye, kandi uhoraho agasenya ibya shitani, uhoraho agahita yubaka ibyiwe. Yesu Kristo mwana w'Imana. Niba rero inama ya mbere yabaye, ngira ngo uyu ni umunsi wa 4 ibaye, twe tubimenye rega twe dugira mwuka wera. Harimo abantu bazi ko ngo amakuru turayamenya rwose, kandi nimbivuga uko ntubishyire mu mubiri buno nuko harimo wahita navuga ngo ubwo babikubwiye, ngo ubwo babikweretse, ngo ubwo ngo hari ayandi makuru, ngo hari abantu bari kuguha amakuru. Shaka nakubwira inturi kugemura ni naka ni uyoboye, utera ni naka, uri bufate ni naka, uri bugeho ni naka. Ofete ikitubuza n'ikiduhagarika ni kimwe, ni ukwirinda ibyazana imitima n'uruhagarara cyangwa no kujyanisha abantu. Ariko uyu munsi wa none shobora kukubwira inti Bunyoni ahagaze aha kandi ari mu bitaro, Rwasaraha kandi nawe yibereye iwe arugarano. Iyi opozisiyo yose iri muri ibi, ihugiye muri ibi, iri kurangarira aha muri ibi. Shuti yanjye rero, nagira ngo nkumenyeshe ko, nagira ngo nkubwire ko ikigiye gukurikira tugeze iyo umwana ariranye na ntiyombe. Mu Nyakabiga 2015 abari bahari, hari igihe Amasasu yavugiraga ku Musaga, ndagahita avugira mu Nyakabiga, ndi mwijaba, ndi ku Mutakura, ndi mwirohera, ndi mu Ngagara, ndi mu Cibitoki, noneho andi makaritsiye yasigaye nayo agatabara, ukajya ugira ngo ni korali yo kurasa. Shuti yanjye, ndakwinginze umwanya usigaranye senga, kubera ko ijoro rirakubye, isi icuza umwijima, kandi Uburundi kwikiza byanze, Imana niyo ije kubukiza. Rero iyi ntama yiboshye ikiboha, abantu baziritse igitungwa iyo kiboshye kikibohaboha, nyiri tungo niwe uza akabohora, kongera akabohora kugira ngo igitungwa kitahapfira. Uburundi bwabaye rero nk'ubwiboshye, busigaye burisha ku kiziriko kitarengeje metero, kandi isi igenda ituma ibintu bizimba kubera intambara. Isi iri gutuma ibintu bizimba. Kandi mbatangarize nanone abantu muri Amerika, najyo nitangaza, ariko Imana yampaye musenge cyane. Nabonye ikirunga gisa n'ikirutse kirungara, ndabivuga uko hari ibintu bigiye kwibonekeza biri bubangamire abimukira, biri bubangamire abanyamerika kavukire, abo nakita abarepublika n'abademokarate. Mwebwe muri mu mazi abira, mbwira abanyaburayi namwe ko ibyo bitabasize. Buno rero hari igihuhuta shitani agiye kubanyuzamo, mwese abanyuzemo, kandi icyo kihuhuta kigiye kubazenguruka mwese. Imana idutabare, Uwiteka dutabare. Mbwire abagande nimudasenga mugiye kurira, mbwire abagande nimudasenga mugiye kurira, kubera ko naho bigiye guhinduka. Nabonye marayika ari guhindura ibintu mu Buganda, nabonye ahindura ibintu, guhindura ibyanze guhinduka. No muri Tanzania nimudasenga naho bigiye guhinduka, Erega marayika afite urugendo kandi rurerure, ndetse rubu nuko natinze mu masengesho gusengera ubu butumwa nari nahawe bw'abaturanyi mu majyepfo. Ubundi nari nahawe ubutumwa bwo kuzenguruka uhereye Burkina Faso, haza Kenya, Uganda, Kongo, Rwanda, Burundi, Tanzania ndetse n'ahandi cyane Afurika. Mugabo nabaye nk'ugenda ngira kungiruko. Rero uze kureba ku isaha yawe, wareba iyo mu mwuka, ariko cyane nkwifurije iyo mu mwuka.
wareba iyo mu mubiri kuri telefone naho habamo isaha cyangwa muri saro ku gikuta cyangwa n'isaha zisanzwe zo ku maboko. Urangije upfuka musenge nurangiza urebe ku isaha ubaze data mu mwuka ngo hasigaye amasegonda angana ese ni iminota, ni amasaha, ni iminsi, ni amezi, ni umwaka. Uburundi tukabona ineza y'Imana, tukabona ikiganza cyawe, tukabona uko sebokeshezerere, tukabona ineza yawe. Bimeze gute data? Uhoraho utajya indimi, uhoraho utibagiga udakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Imana yambwiye ngo aje mutarasara kandi aje abandi batarapfa, kandi uyu ingabo z'abarundi ziratashye, kandi uyu ibyari ibumoso byitwa Uburundi bigiye iburyo, ibyari hejuru cyane abikubise hasi, ibyari hasi cyane abishyize hejuru. Umukama duharire kandi adutabare. Mungu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Hano rero navuga ngo hagiye kuba hibonekeza ubuhanuzi tumaze iminsi duhanura. Ibimenyetso biri kurangira, ibimenyetso biri kurangira, ahubwo mugiye kubona Uwiteka bishyira mu bikorwa. Nyemerera rero mu izina ry'Umunyanazareti tuyage dushize amanga kandi tuganire dushize amanga ko k'Umwami Imana ari mu ruhande rwacu. Haleluya, 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 haleluya. Umwami wacu Yesu tugisha ijambo rye rizima, imbaraga z'umwuka, cyo dukomeze tujye imbere, dutsinde ibigerageza, turwane intambara twizeye, twihanganire byose, cyo dukomeze tujye imbere, dutsinde ibigerageza, turwane intambara twizeye, twihanganire byose. Abasirikare benshi twogejwe mu maraso, Umwami wacu Yesu Kristo ni nawe muyobozi. Kubw'imbaraga ze dufite tuzobaho no mu rupfu, dukomeze dushyire mbere, dushimire ihoraho. Kubw'imbaraga ze dufite tuzobaho no mu rupfu, dukomeze dushyire mbere, dushimire ihoraho. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye, kuko yayatubwiye. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twahawereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twahawereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Mw'ijuru n'igihugu cyacu cyuzuyemwo amahoro, mu gihe tuzakigeramo tuzahimbaza Yesu. Umukiza azahanagura amarira yacu yose, tuzonezererwa igihugu yadusezeranije. Umukiza azahanagura
tuzonesha amarira yacu yose, tuzonezererwa igihugu yadusezeranije. Jina la Bwana libarikiwe. Na kusalimia katika jina la Yesu Kristo. Mungu asifiwe sana. Habari zako? Hapa tunashukuru Mwenyezi Mungu. Gesho saliyuti katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Nukuvuga ngo harimo abantu bambuze, hari emeri muri telefone yanjye yabaye nk'ivamo umwana sano cokoje emeri ivamo. Sasa rero iyo ngorane yarashyitse. Sorry, harimo abantu bari bifuje ko babajije ibibazo, abandi batwandikiye emeri barayirimovinga ivamo, tutabashije kubasubiza. Rero iri tangazo niri kugeraho ugasanga hari ikintu wabajije cyangwa wari wanyandikiye cyangwa buno ntukibona nkwandikira, ubwo uzatera intambwe wongere wigore irindi rimwe, tuzagusubiza. Umwami Yesu akumera umugisha. Akandi kantu rero twihutirwa ngarutseho, kandi shimiye abantu muri komenti mudushyigikiye, abaparataje, abakora share. Shimiye abantu mwese mu mpande enye z'isi, mu migabane 5 y'isi, mwese saliyuti kabisa. Umukama abahezagire cyane. Rero ndihuta cyane. Umwami Yesu abwira abantu ngo ntanze itarano mugomba kudandaza kandi mukunguka. Izi tarano nanjye narayihawe, nawe warayihawe. Ubwo ngarutse ku gisata cy'abakristo. Ucuruza acururiza kunguka, ucuruza acururiza gutera imbere, ucuruza yungure ubucuruzi bwe cyangwa bwa vasi. Abacuruza imiduga, abacuruza amazu, abacuruza amato, indege, abacuruza amatungo. Donc ijambo gucuruza cyangwa se ijambo abadandaji ni abacuruzi nyine. Mugabo natwe turi kudandaza itarano. Nimvuga ibyo ntiwumvisha amatwi y'abapagane ngo ugire ngo hari umuntu nashyigikira ngo usengera abantu baguha amafaranga. Oya, tubiseguyeho. Nta muntu ndabwira ngo reba nimero yanjye unyandikire ngo sengera abantu uzampamagare nkusengere. Oya, dutanga urubuga rw'ibitekerezo, gusenga Imana yandongora, tuvuganye nka gusengera, koko uri mwene data kandi umusirikare atabara undi. Ubwo rero habayeho ko umuntu mubwira ngo kugira ngo nkusengere umpa amafaranga, kugira ngo nkuhe serivisi y'Imana yigure cyangwa uyishyure. Ngira ngo Paulo yaravuze ngo umutima w'umuntu utange uko utegetswe. Mu by'ukuri byaba byangije byishe ivugabutumwa. Bisa naho wasanga nk'ingabo ziri ku rugamba ziri kurwana, noneho mugenzi wawe bamurasa, ugahita umubwira uti rero nubwo bakurashe mu kuguru kugira ngo nguheke nkugeze kwa muganga bakuvure, kuko si twe tubikora n'Imana ibikora, uranyishyura ya naye. Bisa n'ibyo. Ngira ngo rero na mwene so niba guhamagaye ati sengera, ukamubwira ngo banzu nyishyure, bisa naho nyine atari umusirikare mwene so kandi nawe utari umusirikare mwene se. Abundi abasirikare baratabarana, kuko ingwano ni imwe, umwanzi n'umwe, n'igihugu kibari kimwe. Yesu rero abwira abantu ngo iyi ni itarano mbahaye, muyidandaze kandi mudandarize kunguka, mudandarize gutera imbere. Ofete mugarurire umwami wabahaye izi tarano kugira ngo zunguke. Navuga ngo harimo n'uwamubwiye ngo genda wagisuma ukiza gusarura, aho kitabibye fata itarano zawe. Ngo Yesu arazitora azongera babandi bazidandaje. Mu by'ukuri abantu twahawe ingabire yo kuririmba, gusenga, ingabire y'urukundo, ingabire y'imirimo myiza, ingabire y'ubuvugishwa, ubuhanuzi, kwerekwa. Donc dufite amatarano atandukanye. Ese aho uherereye mu gisata cyawe uri kunguka, cyangwa se aho uherereye uri gukorana n'Imana ukabona kuri kuyibyariza umusaruro ibyo yaguhaye, cyangwa se nawe uri gucuruza, cyangwa se uri kugurisha, cyangwa se uri kugura kamasijo. No kuvuga rero itarano ni itarano igomba kuba ari itarano rwose yagufasha mu buryo ugendeye kuri ba sogokuruza uko bakoze, nawe byakabaye bisa n'ibyo.
Yesu nashimwe cyane. Nabwira umuntu wese rero ngo zirikana ko ibikurimo atari ibyo babika, ko ibikurimo atari ibintu Imana yaguhaye ngo bigumaho uko, ko ibikurimo atari ibintu bisanzwe. Zirikana ko Yesu yabyambariye ubusa, arabibambirwa, arabitukirwa, arabicokorerwa, arabiruhira. Ofete nta muntu n'umwe wifuza gucururiza mu gihombo. Uwiteka akwiye gukorera mu nyungu muri wowe, shitani akwiye gukorera mu gihombo muri wowe. Koko n'abakorera shitani bishimira, banhimbarwa no kungura abadayimoni. Uyu munsi nge rero mfite umubabaro n'agahinda ko ntari gukorera Imana ngo yunguke ku rwego mbyifuzamo. Numve ko shitani hari abantu mwambuye, hari iminyago tumunyaze, hari donke umuririmbyi yaravuze ngo biba mu gitondo ngo ariko intama imwe yizimiye, cyangwa Yesu yasubiye kuzana intama imwe yazimiye, ngo mu ijuru bakora umunsi mukuru. Habura iki ngo natwe tujye kubarondera, tuvuge ubutumwa, dusengera abantu, dufasha abantu, habeho ugunguko, twunguye Imana mu bikorwa byacu. Biratangaje no ko umuntu akizwa imyaka 20 ariko ugasanga yacururije muri mvoma bihita, kumwe bajya kuvomera mu gitebo. Umuntu akaba akijwe imyaka 5 akaba nta nyungu n'imwe, kandi abapasiteri wabahaye ji bagusuye, watetse indya zitandukanye. Donc abantu inshuti zawe, imanza warazimaze, abapfuye warakoze, ariko umurimo w'Imana, ibikorwa by'Imana, ishengero y'Imana n'umusaka ni ikintu kigoye. Habura iki ngo natwe dukorera Imana turi abantu b'abahizi, turi abantu badasanzwe. Kandi gukorera Imana mvuze ntabwo ari ugukorera Imana mu bintu byoroheje gusa. Haleluya. Ubwo gukorera Imana ni ugukorera Imana no mu bizimbye no mu bihenze. Dukwiye gukorera Imana amaboko yawe Imana ntiyayaguhaye ngo Imana yaburemo inyungu. Izi ntambwe twirirwa tugendesha uhoraho ntabwo akwiye kubiburamo inyungu. Uyu mutwe hariho amaso, hariho amatwi, harimo ubwenge, ntabwo Uwiteka akwiye kubiburamo inyungu. Biratangaje rero ko bushobora kwira udakinguye iduka ngo Yesu Kristo wamamaza ubutumwa bwe. Biratangaje ko ijoro rishobora gutandukana udakinguye iduka, urudandazwa. Biratangaje ko indwi yarangira udakinguye iduka. Haleluya. Ngo hagire uko wungura umwami wawe. Biratangaje ko uhoraho ashobora kugufasha nawe kandi ukabibamo maso, ukabigiramo ubwenge, umwaka ukarangira nukuri mutanungutse n'amadolari 10,000 mu by'impembe. Urumva rero niba uturanye n'abasazi, ugaturana n'abagwaye sida, abagwaye za hepatite, abagwaye za rubaga impande, abarwaye za kasa, abarwaye iki, ababuza abagabo, ababuza abagore, abafite ibibazo bitandukanye, ariko hakaba muri ibyo bibazo byose nta na kimwe wakemura. Yesu ari mu gihombo muri wowe. Koko Imana yo yaragutoranyije ngo uyikorere, inemera ko mwakorana, mugabo muri wowe ubuntu bw'Imana buri hasi cyane. Ntushobora kungura Kristo ngo nawe kuburyo aza kwicara akavuga ati vrema uwari umusazi yakize, mfite umwana wanjye ubikora neza, uwari ingumba yabyaye, mfite umukozi wanjye, uwari ugumiwe baramuzinze Yesu yamuzinguye, uwari ingumba aronsa urubyaro. Haleluya. Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba, Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba, ngo ababyeyi bareba sekarebo keshezere dedededebo. Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba, Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba. Ni ukuvuga ngo izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ndi umwe mu batagomba gupfusha ubusa igihe Imana yampaye. Ndi umwe mu batagomba guhagarara mu ibarabara ngo ibintu biyangare cyangwa byange. Oya, turabahizi bo gukorera imbere,
kandi tugakorana umurava n'urukundo, natwe igikorwa cy'Imana tukagiteza imbere. Haguruka mu izina rya Yesu Kristo, haguruka mu bushobozi Imana yaguhaye, mu nkomezi Imana yabwiye Digiyoni ngo Digiyoni haguruka wa munyembaraga we, ndi kumwe nawe. Digiyoni arahaguruka, ntabwo yahagurutse kuvuga afite igisekuru cyangwa umuryango ukomeye. Dawidi yari umuboyi, yari umwungeri, Yosefu yari umuboyi, Esiteri yari umuyaya. Abo bari abantu nkawe, wikisuzugura, wikigaya, ufise umumaro famiye yawe uyita kugira. Nukuri ibara riba ryaraguye, ntabwo mbeshya. Uyu munsi wa none rero abiringiye uhoraho bameze ngo nk'umusozi wa Siyoni udashobora kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye. Kumenya neza rero ko nawe uri umwe mu bakozi, kumenya neza ko watoranyijwe nk'umukozi, kumenya neza ibyo ugomba gutondeka, kumenya neza ibyo haleluya ibyo ugomba gushyira ku murongo, kumenya neza ko ijuru ryagushyize hara nka ambasada cyangwa se ambasaderi urihagarariye. Kandi mujye mutubabarira, hari igihe ujya kuvuga ugasanga hari nk'utuntu tukwisobye ku munwa, waba ari ugiye gusipikinga neza cyangwa se kuvuga ijambo mu buryo buyunguruye bumeze neza rikaza nabi. Tubiseguyeho rero, bikunda gushika, ariko natwe sitwe. Mukama w'ikigongo, umuntu akwiye kuba ari umuhizi, ari intwarane. Nukuri birashoboka ko wakakira igitangaza, birashoboka ko biriya byakunda, biriya byakemera. Ndi umuhanuzi, ntabwo nkuzi fizikoma, face to face, ntabwo tuziranye. Mugabo uhoraho aranzi, nawe arakuzi. Yakuramburira ikiganza, yagutegekera, yakuremera, yakubaka. Ijambo ry'Imana ngo nzongera kukubaka, nawe uzaba wubakitse. Hano hari abantu bategereje ko Imana yakubaka amaboko yabo, hari abantu bategereje ko uhoraho yakubaka intambwe zabo, hari abantu bategereje ko Imana yakubaka muri bo ubwenge, hari abantu bategereje ko Imana yakubaka mu nda yabo bagasama. Imana ikubaka ubukobwa bwawe ugashakwa, ikubaka ubusore bwawe ugashaka. Uwiteka kubaka ibiganza byawe ugacuruza ukunguka, umwami akubaka amavi yawe ukamupfukamira ari we data. Ndetse Uwiteka kubaka amatwi yawe ukajya wumva ijwi, akakora ku maso ukabasha kumubona. Aleluya. Uhoraho niwe byiringiro bidakoze isoni. Haleluya. Ningera ku murimo nahawe nzawukora neza, ningera ku murimo nahawe nzawukora nezerewe, ningera ku murimo nahawe nzawukora neza, ningera ku murimo nahawe nzawukora nezerewe, ningera ku murimo nahawe nzawukora neza, ningera ku murimo nahawe nzawukora nezerewe. Mu busanzwe Dawidi ntiyisuzuguye, yagiye gutabara Abayahudi. Yarebye Goliyati aramureba, yarasuzuguritse mu maso, haba kurube n'abandi. Buriya hari impwemu mbi itera abantu bakisuzugura, bakigaya. Shitani gaprofita kubyaza umusaruro, kwa kurangara no kwipinga no kwisuzugura. Ariko ndaguhanuriye, uri umwana w'Imana, ndagutegekeye, uri umunyamasengesho, uri umuhizi. Ibiganza byawe nta burozi bukirimo warihanye, nta bumaraya, nta kaborerwe, nta si. Niki cyakubuza gukorana n'Imana? Senga ntacyo uzabura, senga ntacyo uzabura, yego iyi Imana dusenga nta bwiza dutererana. Nubwo ahanini ndi kuvuga ubuhanuzi ya generali bw'igihugu cyose, ntabwo nibagiwe wowe personore mu mutima wawe. Marayika ko ari gusoma urwandiko ruri mu mutima wawe, ntabwo nibagiwe wowe peke yake, ko ijuru hari ibyo warose, hari ibyo wahanuriwe, nanjye hari ibyo nahanuye, hari ijwi wumvise, hari inzozi ufite. Ayo makuru ijuru ryaguhaye nayo kwizerwa no kwiringirwa, ukuri kwamye kandi ukuri ifite nuko ngo Imana iturebera aho, Imana iturebera hamwe tutareba. No kuvuga ngo hano hari ikintu kimwe mbasha kugusobanura no kukubwira. Niba wizera, niba ureba, niba ubona, akira ubwo buntu mu izina ry'Umunyanazareti. Ndagushimiye Data wa twese uri mu ijuru,
data wa Aburahamu na Isake na Yakobo. Icyubahiro ni icyawe. Ni wowe ugwisha imvura y'umugisha, ni wowe usandaza imvura mu bantu bawe, ni wowe ukora imirimo n'ibitangaza, ni wowe bwuzure bwacu. Turagushimiye mu mpande enye z'isi, ntambwe zacu ziri hano, amaboko yacu agarukira, ariko iri jambo ni inkota icyaya mu gihome, rikwira hose icyarimwe mwana. Icyo risohorera riba ari nacyo rikora. Ukwizeye kubone kandi abone itsinzi mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nashakaga kugusaba no kukubwira no kukumenyekanishiriza cyangwa kukobrija cyangwa ube obrijwe iyo kugira ngo uhinduke umudandaji mwiza kandi wunguke, kandi ube umuhizi, ube umuntu udasanzwe muri Kristo Yesu. Asanteni sana na kushukuru. Uwiteka aguhe umugisha.